munsi buzacyaha ucana yandi ntiwihebe izuba rizarasa ukwezi kuzamurika amagorwa ntiwihebe sinakwita data wihakanye mama sinakwita data wihakanye mama sinzika hoya hoya sinzika reka reka sinzika hoya hoya. Amaragana uyu munsi twifuje kukubwira kuri umwe mu bahanzi bakunzwe, ni umwe mu bahanzi baduhaye byinshi dore ko kuva akiri umwana yakoze umuziki ndetse yakuriye mu rusengero akunda gusenga, ariko by'umwihariko agakunda kuririmba dore yuko yakuriye muri korali z'abana. Ni mu bahanzi bakunze umuziki ndetse ku rwego rwo hejuru, akiri mu itsinda rya Dream Boys. Indirimbo zabo zakoze ku mitima ya benshi dore ko hari abibeshyaga yuko ubuzima baririmba ari ubuzima bwabo babayemo, ari ubuzima buvuga kuri bo ubwabo, ariko burya ngo ntabwo bwari ubuzima bwabo, ahubwo bwari ubuzima bahuraga n'abantu bitewe n'ubuzima runaka barimo, bakaba bakuraho inspiration kugira ngo bakore umuziki. Bahuraga n'abababaye, abashonji, bityo bakaba babona uburyo bandika indirimbo. N'umwe mu bahanzi bakunzwe, n'umwe mu bahanzi na n'ubu ngubu dukunda, n'umwe mu bahanzi bakoze umuziki kugeza ku rwego rwo kuwitangira dore ko yafashije benshi, dore yuko yagiye aha akaboko ke abamukeneye, n'ubu ngubu kandi aracyakabaha. Yitwa Nemeye Platini nk'amazina yiswe n'ababyeyi cyangwa se umwite Platini P. Ino tugiye kugenda tukubwiraho mu gace kacu kitwa Baragana abo dukunda, ibyamamare bigezweho muri muzika, muri filime ndetse n'ahandi. Tugiye kugenda tukubwira uyu muhanzi akantu ku kandi, ibyo ateganya, ibikorwa arimo, umuziki we akora buri munsi. Iyi ngiyi ni Tahatibu TV, naho njyewe nitwa Emi Yusufu. Ntucikwe. Nemeye Platini uzwi cyane ku izina rya Platini P, ni umuhanzi w'umunyarwanda wamenyekanye cyane mu njyana ya R&B. Yavutse tariki ya 1 Mutarama 1990, avukira mu karere ka Kayonza mu ntara y'Iburasirazuba. Platini akaba yaratangiye umuziki mu buryo bw'umwuga mu mwaka wa 2009 ndetse atangira aririmba mu itsinda rya Dream Boys hamwe na mugenzi we Claude Mujyanama cyangwa se wo bitaga TMC. Itsinda ryamenyekanye cyane mu Rwanda mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba, ikaba ryarasohoye album yitwa Sinzika, Isano, Uzambarize Mama ndetse n'izindi. Mu mwaka wa 2020 Platini yatangiye umuziki ku giti cye, asohora indirimbo nka Attention, Veronica, Helena n'izindi nyinshi mwakunze. Uyu muhanzi ni umuhanzi usanzwe wagiye avugwa yuko ari umwe mu bahanzi bicisha bugufi, ari umwe mu bahanzi bazi gukora cyane, yuko buranga indirimbo twakunze nyinshi. Indirimbo Uzambarize Mama akirimba mu itsinda rya Dream Boys, burya ngo niwe wazandikaga, yuko ari wanditse indirimbo yitwa Sinzika. Izi ndirimbo nyinshi twagiye dukunda mu itsinda rya Dream Boys. Umwe mu bahanzi bakuze bagaragaza yuko bashaka gukora umuziki bya nyabyo, yuko akiga muri secondaire ariho urugendo rwabo rwatangiriye, ndetse bakaza kumenyekana cyane ku rwego mpuzamahanga, yuko indirimbo yabo yitwa Sinzika, indirimbo yitwa Uzambarize Mama, izo zose bazikoze bakiga mu mashuri yisumbuye, aha bariho urugendo rwabo rwa muzika rutangirira, maze akarere ka Huye karabumva, bityo Radio Salus irabacuranga, abanyarwanda barabumva ndetse birinda bigera mu mujyi wa Kigali. Bagitangira umuziki wabo bahisemo kwita abafana babo indatwa, bitewe yuko ikigo bigagaho abanyeshuri baho babitaga indatwa. Ngira ngo abantu babizi, Groupe Officiel de Butare, abanyeshuri baho bitwa indatwa, nabo bahisemo kwita abafana babo indatwa. Iyo ubajije Platini impamvu bari barisi indatwa, barakubwira bati abafana bacu wa mbere bari abanyeshuri, dore ko ku ishuri ho hantu hambere twari abastari, dore yuko iyo baguri ku ishuri abaprofe barakubahaga, ndetse kugera ku mwana wa nyuma wiga mu wa mbere, kubera yuko amazina yacu yaramaze gukomera, turavuga tuti abafana bacu wa mbere ni abangaba, reka rero natwe dufata akazina twite indatwa. Platini yakomeje kuba mu itsinda rya Dream Boys, maze agenda akorana na mugenzi we Claude Mujyanama cyangwa se TMC, bakora indirimbo zishimisha benshi, Sinzika, Isano, Uzambarize Mama n'izindi nyinshi. Ariko burya amatajya n'amatindi baje gutandukana, ndetse TMC yerekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, maze abenshi batangira kuvuga yuko Platini umuziki awuvuyemo, Platini umuziki awuretse, ariko abenshi bavuga yuko yari intangiriro nziza yuko bahiyakura umuziki bya nyabyo, dore yuko yahise yita Platini P,
maze agatangira urugendo rw'umuziki wenyine, agatangira gukora indirimbo nka Veronica, ari umwe ndetse n'izindi nyinshi cyane. Ahangaha abenshi batangiye kuvuga bati burya wa mugabo ntakajya acika intege, burya wa mugabo ntago yaragizwe na TMC, kuko TMC akigenda baravuze ngo umuziki uramunaniye, mbere yuko uwajyaga amutera inkunga ari we TMC, ubwo atagihari umuziki arawureka. Ariko yerekanye yuko ari umwe mu bagabo badashika intege, yerekanye yuko ari umwe mu bagabo bazi kuririmba bya nyabyo, dore yuko nubwo bwose TMC yari amaze kugenda, ese atangira kwerekana yuko burya ari wenyine nabwo ashobora kuba yakora ibirenze. Platini yakomeje kwerekana yuko ari umwe ashobora gukora ibirenze, kuko twabikubwiye yakoze indirimbo yitwa Veronica, akora indirimbo yitwa 2009, akora indirimbo yitwa Wa Musaraba, akora indirimbo yitwa JJ afatanyije n'umuhanzi Davis D, akora indirimbo yitwa Shumuleta, ndetse nayo abenshi bagiye bavuga yuko ariyo yagiye akomoraho inspiration, ndetse ubwo agenda agashwana n'umugore we bya hato na hato. Abenshi bakavuga bati yayihimbiye umugore we, abandi bakavuga bati ntago ari we. Ibindi yakoze indirimbo yitwa Attention, akora indirimbo yitwa Fatamano, akora indirimbo yitwa Alavi, ndetse n'izindi. Yagiye akomeza kwerekana yuko ari wenyine ashobora gukora umuziki ku buryo burenze, yuko izo ndirimbo zose yazikoze ari wenyine. Abenshi bahise bavuga bati burya Platini ni umuhanzi ukomeye, atari byo kuba mu itsinda rya Dream Boys, ati kuko ni umuhanzi uzi kwandika, ni umuhanzi uzi gukora indirimbo ku buryo bwe, ndetse ni umuhanzi ushobora kugira ibitekerezo. Ati abajyaga bibeshye yuko burya yajyaga afashwa na TMC, ni ukubeshya ati kuko burya Platini ubwe ni umuhanzi ushoboye, ni umuhanzi ushobora kwikorana ubwe, nta wundi muntu n'umwe umufashije. Platini rero yaje gushaka umugore witwa Olivia Ingabire mu 2021, bakaba barabyaranye umwana w'umuhungu kwezi kwa Nyakanga 2021. Umwaka wa 2022 yagiye gutura mu nzu ye nshya iherereye i Nyamata mu murenge wa Karumura. Avuga ko yubatswe ku mafaranga yakuye mu muziki, ariko burya ngo inzira ntigwira umugenzi, bagiye bashwana bya hato na hato, ndetse babanza kubigira ibanga, kwa kundi umugore n'umugabo bashwana ariko ntibijye hanze, ariko biza kuza kurangira urugo rwabo rusenyutse, yuko urugo rwabo rwaje kuba urugo rwasenyutse ndetse ruvugisha benshi. Itangazamakuru ribandikaho, itangazamakuru ribakoraho, Platini bakajya mubaza niba abana n'umugore we, ariko agenda abihisha umunsi ku munsi, dore yuko byavuzwe yuko Platini yafashe umwana akamujyana kumisha DNA, bakaza gusanga umwana atari uwa Platini, maze biza kurangira umugore we ngo agize ubwoba, bityo afata ibintu byose byari mu nzu, bityo arangije aragenda. Amaje kugenda nibwo abanyamakuru baje kugenda bahwihwise yuko Platini yaba yatandukanye n'umugore we. Byaje kuvuga yuko Olivia Ingabire yaje guterwa inda n'undi mugabo, maze Platini akaza kubikeka, bityo akaza kujya gufata umwana akajya kumupimisha DNA, maze bakaza gusanga umwana atari uwe. Platini yagiye abigira ibanga rikomeye, ndetse naho agiye abibarizwa ntagira ikintu kinini abitangazaho, ariko byaje kwemezwa yuko bagiye mu nkiko, maze bagahana gatanya kugeza ubu Platini akaba nta mugore afite, ndetse na Olivia Ingabire akaba yaragiye ari kuba wenyine, bityo umwana Platini agenda avuga yuko ari umwana we ku ruhande rumwe cyangwa se ku buryo bumwe cyangwa ubundi. Abenshi bakavuga bati ni kwa kundi umugabo avuga ngo n'ubundi umwana mwabanye cyangwa se umufata nka so ntagomba kumwikana, akaba ariyo mpamvu Platini nawe ashobora kuba yemera yuko uyu mwana ari uwe, atari ku bundi Olivia Ingabire yamubyaranye n'undi mugabo. Platini yongeraga kwemeza yuko ari umuhanzi ukomeye. Ejo bundi tariki ya 28 ku kwezi, ubwo yashyiraga hanze album yakoranye n'umuhanzi Neri Ngabo bayise Vibranium, na album bakoze, ndetse igitaramo kitabirwa n'amwe mu bayobozi bakuru b'igihugu, harimo abaminisitiri, abameya, ndetse n'abandi bahanzi muri rusange. Igitaramo cyabereye mu nzu ikunzwe cyane, ni inzu nshyashya, ni inzu y'imyidagaduro yitwa Zaria Court, ndetse hano mu mujyi wa Kigali. Igitaramo cyakunzwe n'abantu, dore yuko cyari cyitabiriwe na bamwe mu bastar bakomeye, harimo nka Miss Mutesi Jolly, ndetse wanaguze iyi album miliyoni 10 z'amafaranga y'u Rwanda. Benshi bari bakitabiriye, harimo Minisitiri w'Umuco na Siporo Bukazahire, ndetse n'abandi. Igitaramo cy'amateka, ubwo Platini yongeraga kwerekana yuko ari umwe mu bahanzi bakomeye, n'igitaramo cy'amateka, ubwo uyu mugabo yongeraga kwerekana yuko umuziki w'u Rwanda ari ndasimburwa. Igitaramo kitabiriwe n'abantu benshi. Iyi album yakozwe na producer wo muri Kina Music Ishimwe Clement, dore yuko ari we wayitunganyije,
n'ubundi nk'umwe mu bagabo bafasha aba bahanzi umunsi ku munsi, umwe mu bagabo bafasha Platini umunsi ku munsi, haba kumukorera indirimbo haba ndetse no kumufasha ibikorwa bya muzika umunsi ku munsi. Rero na album yashimishije benshi dore yuko abamwe mu bantu bari bakitabiriye mwe bagiye bayigura miliyoni 10, miliyoni 5 ndetse bagiye bayigura amafaranga menshi afatika. Yongeye rero kwerekana yuko umuziki w'u Rwanda akiwukora kandi akiwurimo, yongeye kwerekana yuko umuziki w'u Rwanda akiyoboye, yongeye kwerekana yuko atari Platini wo Dream Boys gusa ahubwo ari Platini P noneho nk'izina yafashe rishyashya ndetse nk'umuhanzi ugenda akora umuziki umunsi ku munsi kandi ukomeje gutera imbere. Ganira n'abanyamakuru yavuze yuko ubu ngubu afite imishinga mishyashya nyuma y'iyi album yabo yitwa Vibranium. Ati hari izindi album ndimo gutegura ndetse hari n'izindi collabos ndimo gutegura bafitiye hamwe n'abandi bahanzi bo hanze cyangwa se batari abanyarwanda. Ati bityo rero mushonje muhishiwe, ati kandi muhumure ibyiza biri imbere. Umuhanzi Platini agenda yerekana umunsi ku munsi yuko ari umuhanzi udacika intege, haba mu bibazo byagiye bivugwa utandukana n'umugore we cyangwa se n'ibindi, ntago yigize acika intege, yakomeje gukora umuziki ndetse agenda yerekana yuko ahari ndetse n'abavuga rimwe na rimwe hagiye ikintu na kimwe agenda abivuga. Emeye Platini rero cyangwa se Platini P umuhanzi ukiduha ibyishimo, n'umuhanzi ugikora umuziki ndetse n'umuhanzi ugenda avuga yuko arimo gutegura izindi album mu minsi iri imbere ndetse zizaba ziriho abahanzi batari abanyarwanda, abahanzi bo hanze y'igihugu uko yagiye abitangariza itangazamakuru. Iyi ngiyi ni Tahatibu TV, naho ndiwe nitwa Eni Yusufu. Jya hasi muri comment utubwire ngo ifuza kubutaha mwazambwira kuri kanaka, naho ibiganiro byacu byo nakagaruka nakubwira ngo hasala vista hasala manyanya. Turabakunda, Imana ibarinde.